urupfu rugira urubo rurarya, urupfu ntirugira ikinyabupfura, urupfu ntirusaba audience, urupfu ruritumiza rwonyine, ntawe rutinya, aho rwinjira hose rwinjira rudakeneye invitation n'ubutumire, ruyinjiza rwonyine, ruratungura. Kandi nongeye kubwira umuryango mwihangane, mwisi nuko biteye. Umwanditsi w'umubwiriza kiriya gice cyawo cya gatatu gupfa. Umuryango rero mwihangane, iyo ni ihame ry'ubuzima ntaho twabihungira, niko bimeze. Hariho kuvuka, uyu mwana yaravutse mu muryango, kandi igihe Imana yageneye umwana w'umuntu, habe nubwo byaba bimeze bite, abaganga bagahaguruka, imiryango igahaguruka, ntiyarengaho n'isegonda n'imwe igihe Imana yageneye umwana w'umuntu. Reka rero nifashishe ibyanditswe, ndafata ibyanditswe bike hanyuma ze kubiganiraho, nyuma tuze kubaha umwanya wo gukomeza izindi za gahunda. Yobu 14 aravuga gutya: umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze atyo warushya umureba? Cyangwa nkanjye wanshyira mu rubanza? Hepfo ku murongo wawo wa 7 aravuga gutya: erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitondome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha igiti kikiri gito. Murongo wa 14: umuntu napfa azongera abeho. Aba nihanganiye iminsi y'intambara yanjye yose, ntegereje igihe cyanjye cyo gukurwa. Wampamagara nakwitaba, washatse kubona umurimo w'amaboko yawe. Uyu ni Yobu. Reka njye mu Batesalonike ba mbere, ibice byaho ni 4 n'umurongo wa 13. Dushaka ko mutamenya utabasinziriye, mutabara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ukuza k'umwami tutazabanziriza ntato abasinziriye. Uko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi ry'amarayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Uko mara nishimiye abantu kubwirana aya magambo. Maze iminsi mpaye numva aya makuru, none bashyiraho ishusho y'umwana w'umukobwa w'imyaka 17 hari masa. Ejo bazamushyingura insoro ejo kuwa kabiri. Imyaka 17, umwana w'umukobwa.
ire ku mugoroba mbona baranditse batariko hari n'umwishwa wacu nawe wafushije umwana. Ye gusanga uwo mwana wapfuye nsanga afite amezi 6. Baza abakobwa banje baramwe bati n'amezi umwana arafite amezi 6. Ahandi usanga umusaza nawe witavye Imana. So ubuzima rero ni kurya bavuga ngo ni hapfa ushaje hapfa ushaje. Gihe cy'umuntu iyo cyageze Imana igahamagara ntaho twabihungira. Niryo hame ry'ubuzima niko nari nanjye. Somya amagambo iburyo bubiri, somya mu gitabo cya Yobu. Yobu uyu nguyu yari umuntu wabayeho kera, ntabwo ari imigani. Yabaye mu gihugu bita cya Siniriya mu burasirazuba bwo hagati. Yari umugabo w'umukire w'umukungu, umeze neza cyane, utubuze. Yewe mu gihe cya none twamwita ngo ni businessman. Yari afite imfizi zihinga, kandi imfizi zihinga zirahenda cyane, nyinshi cyane. Igitondo kimwe bamubwira amakuru ko za mfizi zose zihinga Abakarudayo bazigutaguyemo barazinyaga, barazijyana zose. Aracishika, akitse umwuka mu nda, baza biruka baramubwira bati ni intama igihumbi ziragiye. Akitse umwuka mu nda, bati n'indogobe ziragiye. Agitekereza, bati umuriro uva mu ijuru uraje utwika ya matungo yawe ari mu gasozi. Uwo ni umunsi umwe, nimuzajya mwumva amakuru ya Yobu nimuzagire ngo zabaye iminsi 2-3, umunsi umwe gusa. Kakanya ayaye atekereza abana bari basohotse nuko abantu b'abakire bishoboye bajya babigenza, bajya kwiyakira ahantu. Abana ba Yobu abahungu n'abakobwa, yari afite abahungu 7 n'abakobwa 3 beza. Bajya mu rugo kwa musaza wabo, kwa mukuru wabo. Bahe barya, umuyaga urazurahuha mwinshi cyane. Kuita ya nzu bari bahaye bakoreramo fete, ibirori. Barapfa bose ko ari 10, barashira. Hasigara gusa imbitsi izayi. Abo bose hazaga imbitsi gusibirayo, intama ziragiye, imfizi zihinga ziragiye, indogobe ziragiye, ingamiya ziragiye. Imbitsi gusikaza kumubwira umuriro uvuye mu ijuru twitse intama. Imbitsi gusikaza kumubwira amakuru mabi. Hanyuma imbitsi ya nyuma yaje kumubwira ngo abana aho bari bagiye muri fete, umuyaga uhushye yanzu bari bicayemo, barapfuye bose nta n'umusimbutse. Nanjye ije gukubikira Yobu asigarana n'umugore we gusa. Bibiri gitubwira ngo yahise yimosha inkomborera, kuraho umusatsi wose. Cyari ikimenyetso cy'umubabaro, yambara ibigunira isigifu. Niko babigenza. Umuntu wese yababaye nuko ntacyo. Muzajye mucumuzwa n'umuntu wababaye, uhayuririra ubwe. Twebwe twakuriye mu matora y'Ipantekote baratubeshyaga, bakatubwira ngo iyo urize uhita umugarura ntiyinjire mu ijuru. Ni ubutumwa bari baratwigishije mu Ipantekote, ko nakuriye mu itora ya Pantekote nibyo navukiye musanga ababyeyi bari baratubwira ngo niba urize wapfushije umuntu wawe uhita umugarura ntabwo yinjira mu ijuru. Cyari kinyoma gusa. Jambwira abantu ngo niba wapfushije umuntu wawe umuririre pe usuka amarira, ubabare kuko ntakuzongera kandi kumubona. Paulo yabwiye Abatesalonike barariraga bakigaragura hasi. Ababwira amagambo aravuga ngo bene data, ntidushaka ko mwinjiji kubirebana n'abasinziriye, hato mutazababara. Tugomba kubabara. N'amarangamutima twabuze uwo twakunda.
umuryango mukamuririra inshuti yanyu n'umuvandimwe David yari umwana muto ari Mayimoni Mugane Sangara amaze imyaka 29 yavutse n'imyaka myiza y'umusore biryoshya umuntu aba harebejwe yazaza heza barangiriza kaminuza biga bakiga abandi bagashaka imirimo itandukanye bakabaho neza ariko apfuye arakenyeza aravuga ngo ntabwo mugomba kubabara nk'abandi badafite ibyiringiro Yobu ngo amare gupfusha kubera ko Satani niwe wamuteye amuteza ibyago ibi urupfu nimuzirwe murutwebera umuntu udafite imbaraga ku buzima bwawe umuntu udafite imbaraga zo kwica ubugingo bwawe keretse Imana iyo yagize gutikarekura uwica ni Satani ntabwo Imana ari ijya yica uwica ni Satani yinjira mu bantu akabateza umutima mubi bakica abantu ariko ntabwo Imana ijya yica kandi niba n'umuntu apfuye ni ukuvuga igihe cye cyageze Imana isa naho yabiretse ngo bibe ariko tukibaza ngo kuki Imana igireka ibyo bintu bikaba nanjye nibaza bene ibyo ariko nta mbaraga dufite umwanditsi w'umubwiriza yaravuze ngo umuntu ntabwo ari umutware hejuru y'umunsi wiwe wo kubaho kandi nta n'imbaraga afite zo kwikumirira umwuka umurimo ngo wigumirizemo Imana yagushyizemo niyo ukuramo kandi ukuramo iyishake iyo basigaranye na madame we umugore aramureba bombi barira baravuga ati nta kibazo abana genda tuzongera tubona abandi bari banaguze utekereze abana 10 sinzi ko hari urundi ruzaje bari bisigaye ariko bari basigaye bombi baravuga nta kibazo tuzakomeza twisungane twembi bukeye Satani amukubita ibisebe tubyita abaganga babyita ni nka kanseri y'uruhu ibisebe malade arishima agahinduka ibisebe wese kuva mu maso kugera ku birenge umugore we bashakanye amureba akifuza ko umugabo yapfa hari igihe umuntu arwara mukifuza kwapfa kugira ngo aruhuke kubera uburibwe n'umubabaro bafite mu buzima bwiwe Mukayo bamureba aramubwira ngo bacyakomeje gutsimbarara ku mahame y'iyo Mana wayitutse ugapfa mu yandi magambo nuko ngo nutuka Imana irarakara hanyuma ikwica kubitifuza ikwica Yobu aramureba aramubwira ngo uvuga nk'umwe mu bagore b'abapfapfa mbese ukuboko k'Uwiteka twahabona ibyiza gusa ibibi n'ibiza gutuka Imana duhinyura Imana twibagirwa Imana ibibi n'ibituzaho yavuze ijambo aravuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye Uwiteka ni wabimpaye kandi Uwiteka ni wisubiranye amanika amaboko aravuga ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro Bibiliya igitubwira ngo mu bintu byose ntabwo yo yigeze acumura ku Mana ndashaka kubabwira mwebwe mwaje gufata mu mugongo uyu muryango iyo waje guhumuriza umuntu ukababara kurusha nyiri bwite uba ari uburyarya ntabwo umubabaro wawusangira ufite w'umuntu wabuze uyu mwana wawunganya n'ababyeyi be n'abavandimwe be ntibiba yari afite inshuti abagabo 3 biharekejwe n'undi musore wa 4 bagiye kumuhumuriza kumufata mu mugongo nicyo cyatumye mwabonye abangaba babyina rimwe abatabizi ibingibi babita basura uzina nyine imbere y'umuramba ariko buriya twebwe tujya twiga twiza amateoloji menshi atandukanye buriya indirimbo bazikoreshaga kera mu cyo bita Antique Egypt kuvura ihungabana ry'amarangamutima abantu bahungabanye bagahahamuka iyo babaririmbiraga bararuhukaga mu mutima bagakira bakavura ibisebe iyo dusomye mu bitabo by'abami na biriya bya Samweli umwami Sawuli yigeze guhangwaho n'imyuka mibi abadayimoni bamujyaho Dawidi yacuranga inanga yaririmba abadayimoni imyuka mibi ikamuvaho bakaruhuka indirimbo burya ziravura zikavura ihungabana ry'amarangamutima bamara iminsi 7 bitangira itama uzajya gufata umuntu umugongo birageza kumufasha kugira ngo yibagirwe urupfu nubwo tutarwibagirwa ubu
turacyari kumwe n'umuryango rwose, ni turangiza turaherekeza ya umubiri w'uyu mwana bawurame, kubera ko Dawidi ntabwo akiri ahangaha, yagiye muri paradizo rwose, yaritunganyije, yiyuze n'Imana, yari umwana w'Imana, yari umukristo nta kibazo. Ubu ngubu ari muri paradizo hamwe n'abandi bera, arindiriye Imana izavuga igihe cy'imperuka, bapfuye bose bakazazuka, ziriya mva biriya bituro byose bizasandara n'ibyumvijwe ry'Imana, bazambara imibiri y'ubwiza bw'Imana itari yo kubura no kurwara, hanyuma bazamuke. Nibyo Pawulo yandikiye Abatesalonike. Yobu kugira ngo nsoze avuga gutya: umuntu wabyawe n'umugore, umuntu ubundi ava mu ijambo Adama, umuntu Adama, uriya Adamu cyangwa se Adama ni igitaka kiriya gitukura bajya bahuza n'amazi bakakivanga kigahinduka nk'amaraso, hari igitaka bimera gutyo. Umuntu rero yavuye muri icyo gitaka, nicyo gituma bamwita Adama. Kiriya gitaka Imana irakibumba ihumekera mu mazuru, igitaka kivanze n'umwuka w'Imana bihinduka ubugingo buzima, niwe muntu. Tukagenda kuri iyi si tukabaho. Imana yaravuze ngo no gupfa muzapfa nimujya ku mbuto. Barasuzugura. Izi ni ingaruka z'icyaha cy'inkomoko cy'Adamu. Gusa icyaha cy'inkomoko cy'Adamu ntawe kizajyana igihe n'ubu. Icyaha cy'inkomoko cy'Adamu ingaruka zacyo ni uko dupfa tugapfusha, kandi tuzakomeza gupfusha twese n'abariho tuzapfa. Aravuga ngo umuntu wese wabyawe n'umugore arama igihe gito nacyo cyuzuyemo imirongo yarangiza agakenyuka, ameze nk'uburabyo butewe mu ishyamba, iyo buhuye n'izuba ngo burakayuka buruma. Uwo ni umuntu. Yavuze ngo ariko harimo ibyiringiro. Yabanje kubaza ikibazo ngo ese umuntu napfa azongera abeho? Ngo naba nihanganye n'ibigisubizo ari ye, naba nihanganye iyi miruho n'iyi mibabaro, ndindira iminsi yanjye yo kurekurwa. Arabaza ko ese umuntu napfa azongera abeho? Naba nihanganye iminsi yanjye yo kurekurwa. Ariko aravuga ngo aracyari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kikamera amashami kandi menshi meza y'ibitontome, kubera ko kiba cyashoye imizi hariya mu butaka. Yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo Mana, icyampa ukambisha umunwa w'ikuzimu, ukambisha. Ariko ageze hepfo aravuga ngo wampamagara, amanika amaboko nakwita bashatse kureba imirimo y'amaboko yawe. Imana yahamagaye Dawidi mwihangane, ashatse kureba imirimo y'amaboko yawe. Mu gice cya 19 umurongo wa 26 Yobu yaravuze ngo ndazi ko umucunguzi wanjye ari, kandi azahaguruka amaherezo niwe uzahagarara wanyuma, uruhu rwanjye ruguru nimara kumura, muzareba umwami wanjye murebesha amaso yanjye atarayibona. Uwo niyo. Ariko nyuma Imana aje kumushumbusha abandi bana 10, cyo gituma Imana igiza mu bihe by'amarira n'imibabaro ikadoza amarira. Ndasoza rero abadafite ibyiringiro, nuvuga ngo muzababare, ariko ntibabare nk'abadafite ibyiringiro. Turababara ariko twebwe nk'abafite ibyiringiro, kuko twiringiye ko wacu wagiye azazuka. Ni nayo magambo hepfo yavuze ngo nuko mumaranisha imibabaro ubwo kubwirana ayo magambo. Kandi gahunda umuryango urupfu, ndavuga ngo ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ubimenya ahangaha. Cyo gutera gusa n'umubabaro n'agahinda. Batubwiye ko uyu mwana yitabye Imana iminsi ashize, barajana bashima Imana bose ku muryango. Ariko mu gihe cyiwe cyari kingiki kugira ngo azabere ruza. Urupfu rugira urubohe, ruraryana. Urupfu ntirugira ikinyabupfura. Urupfu ntirusaba audience. Urupfu ruritumiza rwonyine, ntawe rutinya. Aho rwinjira hose rwinjira rudakeneye invitation n'ubutumire, ruyirinjiza rwonyine.
ruratungura, ni ihame ariko si iherezo ry'ubuzima. Umuntu aba arambiye hano ku isi biba bimurangiranye. Urupfu ni itangiriro ry'ubundi buzima. Nkunda kuvuga cyane iyo ntayemerekeza abantu n'abantu gupfa no kutabaho, amagambo y'abanyamahanga. Kutabaho hano Rwamagana ntibisobanura ko ntaba handi. Urupfu rero ni ukutabaho ahantu ariko ukaba handi. Ni itangiriro ry'ubundi buzima. Yavuye mu buzima bw'ahangaha ku isi bwo muri Rwamagana n'ahandi hose yagiye agenda mu gihugu cy'u Rwanda, ariko agiye gutangira ubundi buzima bwiza, ubuzima buzira iherezo. Urupfu ni intambwe yambutse umuntu ukava aho wari uri winjira mu bundi buzima bw'iteka ryose, mu bugingo bw'iteka ryose. Urupfu ni ugutakaza no gutandukana n'uwo mwari musanganywe, n'uwo mwabana. Icyo ngicyo gupfa, gutandukana k'ubugingo n'umubiri. Tubabare ariko ntitubabare abadafite ibisigo. Dore ibisiringiro rero by'abantu cyangwa se abakristo nuko Yesu yapfuye agazuka. Usanga bamwe barabarira, abandi baseka, abandi bari mu bukwe. Iyo tuba tujya mu bukwe kuwa gatandatu, tuvanga Rwamagana tujya i Kigali tugahura n'abandi bafite za korubiyare zijyanye imirambo y'abantu gushyingura mu Mutara n'ahandi hose za Kirungi iyo ngiyo. Abandi ugasanga abandi imodoka ko zirirukanga ko zirajyana abageni. N'izo niyo si y'amakuba n'ibyago n'umubabaro tubamo. Njya mbwira abantu ko dushatse twayitonda mu isi. Ahantu nakuriye ko muri Kongo Kinshasa twaririmbaga indirimbo mu rusengero y'Ingara bavuga ngo hano ku isi ngo iyi si ngo ni igihugu cyiza, ngo ariko mu gihe uyicayemo ujya unagira n'ubwenge. Umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo yaba wari umunyabwenge wakagombye kwita ku iherezo ryawe. Ntacyo bitumariye byamara iki se umuntu gutunga isi yose bakayigwikana iyawe ariko ukakubugira. Ubuzima butagira Yesu, ubuzima budafite icyerekezo, ubuzima budafite intego, ubuzima bw'akaga. Nibo bapfa bariya, uyu ntiyapfuye arasinziriye. Pagani apfa umuntu utarigeze yakira Kristo mu buzima bwe, ariko umukristo asinzira nta kibazo. Kandi umuntu asinziriye hari igihe azakama. Nicyo gituma Bibiliya itubwira ngo abasinziriye niko Pawulo yabwiye abatesalonika. Ibyiringiro nuko Yesu wacu yapfuye kandi agazuka mu bapfu. Icya kabiri nuko twamwizeye, na David yaramwizeye, n'abandi bose bamwizeye. Ntabwo tugira ubwoba bwo gupfa pe. Ubwoba ngira gusa no gupfa umuntu agapfa mu byaha. Abataramenya Kristo, abatarakira ubugingo bushya muri bo bafite akaga. Icya gatatu nuko yasezeranyije ko yagiye kudutegurira kandi ngo aho ari niho natwe tuzaba. Icya kane turategereje. Imana nivuga twese tuzazamuka, tuzambara imibiri y'ubwiza bw'Imana itari yo kubora no gupfa. Bizatunezeza nitugera mu ijuru abantu bapfushe bose turabirinda, ndabizi ko nta muntu utarapfusha bye ngaha. Niba utarapfushije ariko wapfushe n'inshuti yawe n'umuvandimwe, ariko ndabizi ko ntawe utarapfusha muri twese bapfusha abantu. Kizatunezeza nitugera mu ijuru ko tuzabona umwami wacu Yesu Kristo, uyu nguyu twizeye. Icya kabiri nuko tuzabona abatubanjirije, abacu twatandukanye. Uyu mwana muhaye muri uyu munsi muzamubona. Niba uzibura ubuzima bwacu gutunganya imbere y'Imana kandi twiteguye kuzabana nawe mu bwami bw'Imana, nta kindi tuzabona abatubanjirije. Nitugera mu ijuru nta kindi tuzakora, tuzaguhimbaza Imana, tuzaririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana w'intama, indirimbo y'abacunguwe bakuwe mu bata bw'ibyaha no mu isi y'imibabaro. Pawulo niko kubwira abatesalonike ngo nuko maranishe imibabaro ubwo kubwirana aya magambo. Izina ry'itorero no mu izina ryanjye bwite yabwiye ngo mwihangane kugira ngo
David nawe hari yagiye Imana yamuhamagaye ntacyo twakora. Yaba twari dufite imbaraga twari guterateranya twese bashakisha uburyo twagaruka ubuzima kw'iyo Imana niyo kugira imbaraga turusha twese. Yihamagara nicyo bituma Yobu yavuze ngo wamuhamagara nakwitaba. Bashatse kureba imirimo y'amaboko ya iyi ni imirimo y'amaboko y'Imana kandi Imana yamuhamagaye. Tumaranishe imibabaro kubwirana aya magambo. Ikinyarwanda ni cyiza kivuga ngo mwihangane. Utihanganye nta kintu wakora. Kwihangana imibabaro ariko dufite ibyiringiro ko abapfuye bazazuka. Reka dusenge hanyuma tugiye gusaba abadinzi n'indangiza gusenga baze hano batange amaturo yo gufasha umuryango. Hari abatabonye uburyo bwo gufasha umuryango ariko baje batabaye hano, muzane uduseke mudushyira aha ngaha hanyuma abantu bature amaturo. Turagushimiye mu izina rya Yesu. Yesu ibanze yo kwizera kwacu, imfura mu zaremwe byose no mu baremwe, umuganura mu basinziriye. Wazutse mu bapfuye nyuma y'iminsi 3, washatse kutwereka urugero ko urupfu ari inzira n'irembo, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima. Abapfuye bose turabizi bapanye ibyiringiro bazazuka. Komeza umuryango uhumurize. Uyu mwana ugiye akiri mutoya musore yaragitenewe mu muryango, mu itorero ndetse no mu gihugu, ariko urengeye byose. You sovereign God, Imana irengeye byose. Ntawakugisha impaka, nta n'uwakuburanya ngo agutsinde. Ntawashinga urubanza ngo aburane nawe ngo abone ingingo zatuma utsindwa. Ukora ibyo ushatse mu gihe ushakiye. Waraturemye, ntawasabye kuza kuri iyi si twese twayisanzeho. Ntawasabye kuvuka ngo avukire aho yavukiye. N'imyaka yacu yo kubaho tuzi iyo tumaze ariko ntituzi iyo dusigaje, ntituzi niyo watugeneye. Cyo gituma Yobu yavuze ngo wampamagara nakwitaba. Washatse kureba imirimo y'amaboko yawe, ariko aravuga ngo ibyiringiro afite muri bo bazabisinzirana, azabimanukana abigeze mu myugariro y'ikuzimu. Kuzimu koko kugira imyugariro, ariko Yobu yasinziranye ibyo byiringiro. Nicyo gituma David nawe yasinziranye ibyo byiringiro. Turagushimiye ko wemeye kumwakira kandi ubugingo bwe bwaba mu maboko yawe. Ari kumwe n'abandi bera kandi aranezerewe muri paradiso. Nubwo hano ku isi abantu bababaye, ariko waranezerewe hamwe n'abandi bera. Komeza umuryango, abavandimwe be, ababyeyi, inshuti, itorero ndetse n'igihugu cyacu kibuze umusore nk'uyu, amaboko n'imbaraga z'igihugu n'itorero n'umuryango. Bagushimye ko ibyiringiro byacu tubifite muri wowe. Iyo ujya gupfa ntuzuke, twarabo kugira impuhwe kuruta abandi bose nk'uko Pawulo yabibwiye Abakorinto. Bagushimiye, komeza uhumurize umuryango. Tugushimira za gahunda zose ndetse n'iri turo rigiye gutangwa yo gufasha umuryango, na za gahunda ziri gukurikireho uzibemo. Mu izina rya Yesu gusa dushima, amen. Yesu abamugisha ngaho mufashe